Turabashuhuje inshuti bakunzi ba Iyarure TV tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye iyobokamana mu buzima bw'umuryango n'ubuhamya. Uyu munsi turi mu gice cyahariwe ubuzima ndetse n'umuryango icyarimwe, kuko tugiye kuvuga ku bijyanye n'ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge aha ngaha harimo ibisukika ndetse n'ibya pawuda, ubwo harimo ibikoreshwa nk'itabi ndetse n'ibinyobwa n'ibindi byose bishobora kuyayura ubwonko. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri ibyo bintu, kuko mu by'ukuri iyo tubabwira kureka inzoga akenshi mwumva yuko ari ukugira ngo mube abarokore, kandi sometimes hari amadini menshi mubamo abemerera kunywa inzoga ku mwisanzuye. Muri ino minsi hari ibikorwa leta irimo kugenda ikora, ica ibigage, inzagwa. Mu by'ukuri ibyo byose ni ibintu byari bimaze kwica abantu, aho usanga abantu baragize ingaruka mbi ku buzima, ugasanga abantu babyimbye iminwa, babyimbye ibirenge, abantu barayayutse, abantu babaye ibicamuke, abantu nta murimo bagikora ubateza imbere. Ibyo byose mu by'ukuri ugasanga biragenda byica ubuzima. Nkatwe rero b'ababwirizabutumwa ibyo bintu bigenda bitubabaza cyane. Turashima Imana rero ko leta nayo imaze kumva uburemere bw'iki kibazo, ikavuga iti reka tubyinjiremo cyane. Mu by'ukuri ibiyobyabwenge bigira ingaruka nyinshi cyane ku buzima, ku mpyiko, ku mwijima, ku rwungano ngogozi n'ibindi. Mu by'ukuri abaganga bahora batugira inama. Itabi rigira ingaruka nyinshi ku buzima cyane rwose cyane. Kureka ibiyobyabwenge rero ni amahitamo yawe, no kubikomeza ni amahitamo yawe, ariko iyo urimo kwangiza ubuzima bwawe, burya ntabwo urimo no kwangiza ubuzima bwawe bwonyine, ahubwo uba urimo kwangiza ubuzima bw'umuryango wawe, ubuzima bw'igihugu, kuko ejo nurwara ukajya kuri diyareze, ikibazo kizaba ari kirekire cyane. Umuryango wawe uzaba ugiye kugusenya, ntabwo uzabona ubushobozi, impyiko zawe nizangirika kubera izo nzoga z'ibyuma urimo kwiyahuza unywa buri munsi, impyiko zawe zigashya. Ntabwo umuryango wawe uzabona ubushobozi bwo gusipendinga amafaranga yo kuri diyareze. Inshuti yanjye rero, kwirinda biruta kwivuza. Reka tubagire inama, tubaha inama yo kugira ngo mureke ibyo biyobyabwenge. Hanze aha rero hari inkuru iriho iterendinga, iri ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Iyi nzoga z'ibyuma ziriya bita Nguvu Gin Limited n'izindi zose, izo zafatiwe Mbarigo cyangwa se zafatiwe ibyemezo ko zigiye kuba zihagaritswe mu gihe zirimo kwangiza abantu. Bigaragara ko zirimo kwangiza abantu, ngo hari abasore barenga 20 bari kuri diyarezi, abandi hirya no hino barimo barapfa. Aha ngaha reka twumve umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali arimo avuga kuri iki kibazo cy'izi nzoga z'ibyuma. Dushinzwe umutekano w'abantu n'ibyabo, ndetse tunareba n'umutekano w'ibajya ibyo barya. Ibihe turimo, igihe cyose iyo ducunga umutekano, ducunga umutekano w'umucuruzi, umushoramari n'imari ze, ariko ducunga n'umutekano w'abakonsomateri, abarya ibyo abantu batanze. Mu bihe nk'ibi rero, ubabaye cyane tumutabara cyane. Mu bihe turimo abakonsomateri bose tuvuga barababaye, tugomba gukora uko dushoboye tukabarinda none n'igihe kizaza. Reka mbahe imibare mitoya ya sante. Mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatandatu ejo bundi hamaze gupfa abantu 50. Iyo urebye ni mu gihugu hose. Nyagatare barapfuye, Ngoma barapfuye, Rwamagana barapfuye, Bugesera barapfuye, Gisagara barapfuye, Nyamagabe barapfuye, Nyabihu barapfuye. Ibi mbabwira si ukubirimba, itangazamakuru murarikurikira. Niba mukurikira itangazamakuru ryacu rya buri munsi, abantu bavuga abasore bamwe ibiyoga, bakarwana, bagakubita, bakica, bagatema, murabikurikira.
rimwe bakavuga ati polisi nimutabare nimba byabananiye duhamagara ingabo zibyikoreye. Ibyo byose murabyumva. Muri ibihe turimo rero nyuma y'iyo mibare, iyo turebye ba bandi bacuruza ibiribwa n'ibinyobwa bafite amahirwe yo gukosora bigatunganywa neza bikaribwa bazahabwa amahirwe. Ahatari amahirwe yo gukosora bizahagarikwa bifungwe, dutangiye dutekereza uburyo bushya, hatekerezwa uburyo bushya bazahabwa uburenganzira bwo gutangira noneho batugaragariza ko bazatubera inyangamugayo zihagije zizakunda amafaranga ariko zigakunda n'abo zigiye kugaburira abazabera abakiriya. Kubakunda ni uko ibyo bariye bitabagiraho ingaruka. Umucuruzi mwiza ntekereza ko yakaba yatekereza ku buzima bw'umukasitoma we, ko mubera umukasitoma w'igihe kirekire atarugiye gukonsoma akaguduka agasigara n'undi w'ikisensekere. Nkeka ko iyo niyo myumvire tugomba kugira abanyarwanda. Leta biciye muri Minicom yakoze ibishoboka byose iha uburenganzira abanyarwanda bashoboye gushora ngo batangize inganda, ibicuruzwa, baravuga ati nimugerageze namwe muzamuke. Ariko uyu munsi icyo tubona, bamwe bashyize imbere amafaranga n'ubucuruzi bashyira hasi ubuzima bw'abantu n'igihugu. Aho rero ntabwo tuba turi muri iyi myambaro leta duhaye n'iri darapo turyambaye ngo twicare duhimurize amaso abantu bapfe kuko dushaka kurengera abantu bamwe bakorera amafaranga. Oya, abanyarwanda, ujya gusimbuka arabanza agasubira inyuma. Mureke tubanze twisubire dusubire inyuma, dutekereze ni gute ibyo ducuruza, byaba ari ibicuruzwa n'umunyarwanda, byaba ari iby'uruganda rw'umunyarwanda, byaba ari indi, bibanza bikuzuza ibisabwa kugira ngo ubirye. Nababwira imibare y'abamaze gupfa 50, nari nibagiye kubabwira, havumye abantu 100. Dufite abantu kugira ngo bageze 20 b'abana bato bari kuri diyareze uyu munsi kubera ibyuma. Ni impyiko ibyuma n'imboga n'izavuga zirimo cya kintu hagati uyu munsi babyita etano nyinshi ku buryo impyiko zitagikora. Umwana muto ubundi bwaba ari urwego abantu basaza bananiwe. Noneho niba uyu munsi hari abapfuye kubera kuba hakagira uhuma, ni bangahe basigaye barwaye imyijima uyu munsi bariho bivuza wenda bazapfa ejo n'ejobundi bapfa gahoro kuko twicaye duhumba amaso? Oya. Ibyo mbabwira biri muri ibinyobwa bya kinyarwanda aribyo Edouard wazanye ikibazo yavuze byitwa ibigage, inzagwa, imisururu n'ibiki. Ubikora mu buryo bw'umwanda turabifunga, yewe turanabimenya. Hari amabwiriza Minaloc yatanzwe yakoze y'uburyo bigomba gutunganywa. Byumvikane ko ntawaciye ikigage, ntawaciye urwagwa, ntawaciye amasaka cyangwa n'ibindi, ahubwo hashyizweho uburyo ababitunganya ku buryo n'ibiribwa n'ibinyobwa bitagira ingaruka ku bantu. Wenda turashimira ko mudahaye muri bwo twatsinzwe kuvuga ibi ngibi, sinzi ko byari biteganyijwe, ariko twagira ngo tubisobanure byumvikane. Ikituraje inshinga ni ubuzima bw'abanyarwanda bw'imbere n'inyuma. Rero abantu bazatwihanganira, hari ibyemezo bikomeye bigiye gufatwa, byanatangiye gufatwa kubera inyungu z'ubuzima n'umutekano w'abanyarwanda. Ahubwo tubasabe tubigendanemo, tutangiye kurwanya ba rusaburampundu bagiye kujya bakora bihishe mu miyobo n'abandi. Naho ubundi urugendo rwatangiye, ntabwo ari polisi gusa, siribu gusa, Minicom gusa, CPS gusa, tubirimo na Minisante babwira n'ejo twari mu nama, Minaloc barimo n'inzego zitandukanye. Ariko ntibizasiga accountability no kwitwa twebwe tubirebera cyangwa tukabyirengagiza. Ibyo nabyo birahari. Nubwo ngo tureba uruhande rumwe, tureba n'uruhande rwacu twebwe. Twakoze iki? Kuki twabiretse? Buri muntu azabazwa ibiki. Yes, ahangaha ni umuvugizi wa polisi y'u Rwanda arimo aragaragaza rwose, avuze n'imibare itandukanye, imibare ikomeye cyane, aho avuga ati abarenga 100 barahumye, bahumishijwe n'ibi biyobyabwenge.
arongera ati abarenga 20 bari kuri diyareze, 50 bamaze gupfa mu mpande zigiye zitandukanye. Urumva yuko iki kibazo mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane rwose, gikwiye gufatwa nk'urugamba rukomeye cyane. Nguvu Gin Limited rero, bakunzi b'ibyuma mwihangane rwose, babihagaritse. Natwe rero ntabwo tugomba guceceka. Inshuti bakunzi ba Iyarure TV, reka tubagezeho bimwe mu by'ukuri mu kurwanya ibiyobyabwenge, cyangwa se uburyo twabyirinda, uburyo twabirwanya. Wowe wamaze kubatwa nabyo tukugira inama, uburyo n'inzira wacamo kugira ngo wenda ubireke burundu, kuko byangiza ubuzima bwa muntu, byangiza umuryango, byangiza sosiyete. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Reka rero turebe ku ngingo ya mbere. Ingingo ya mbere, ibiyobyabwenge ni iki? Ibiyobyabwenge ni ibintu bihindura imikorere isanzwe y'ubwonko n'umubiri. Bimwe bikoreshwa mu buryo budakwiye cyangwa birenze urugero, bigatera umuntu kubatwa no gutakaza ubushobozi bwo kwifatira imyanzuro myiza. Aha ngaha ibiyobyabwenge rimwe na rimwe bituma umuntu adashobora kwifatira umwanzuro, kandi bihindura imikorere y'ubwonko. Ikiyobyabwenge ni ikintu icyo ari cyo cyose gishobora guhindura imikorere y'ubwonko bwawe, donc ugatangira gutekereza no gukora ibihabanye n'uko wowe usanzwe ubayeho. Ingingo ya kabiri, kuki abantu babikoresha. Reka turebere hamwe impamvu abantu babikoresha. Hari ababigerageza kubera amatsiko, abandi bakabiterwa n'igitutu cy'inshuti, ibibazo byo mu buzima, cyangwa kwifuza kwigana abandi, ariko akenshi bitangira nk'umukino bikarangira bibaye uburetwa. Ku ngingo ya gatatu, ingaruka z'ibiyobyabwenge. Reka turebere hamwe ingaruka z'ibiyobyabwenge. Byangiza ubuzima bw'umubiri n'ubwonko, bitera amakimbirane mu muryango, bigabanya ubushobozi bwo kwiga cyangwa gukora akazi neza, bishobora gutuma umuntu akora ibyaha cyangwa akagira imyitwarire iteje akaga, bituma umuntu atakaza icyizere n'icyerekezo cy'ejo hazaza. Ingingo ya kane, wakwirinda ute ibiyobyabwenge? Hitamo inshuti. Tugiye kugirwa inama z'ukuntu wakwirinda ibiyobyabwenge. Icya mbere, hitamo inshuti zigufasha gukora ibyiza. Irinde abantu bagushora mu biyobyabwenge. Ganira n'ababyeyi, abayobozi cyangwa inshuti zizewe igihe ufite ikibazo. Ikindi, jya gukora agasiporo, usome cyangwa wige, ukore n'indi myidagaduro yubaka ubuzima. Niba waratangiye kubatwa, ntutinye gushaka ubufasha bw'abaganga cyangwa abajyanama. Rero nimba warabaswe n'ibiyobyabwenge, kora siporo, jya mu bintu bishobora gutuma urangara kugira ngo udashyira umutima kuri ibyo biyobyabwenge, kandi nanone tugukangurire gushaka abajyanama cyangwa se ugane muganga agufashe. Ubutumwa rero bwo gusoza iki kiganiro cyacu: inshuti, ubuzima bwawe bufite agaciro. Ntukemere ko inzoga, itabi cyangwa ibindi biyobyabwenge bikwambura inzozi zawe. Hitamo ubuzima, hitamo amahoro, hitamo ejo hazaza heza. Niba iki kiganiro rero kigufashije, kikaba kikugiriye akamaro, kanda like, subscribe.